tuganire twibukiranye, nibaza urukundo rwagiye aho kuganira byasimbuwe na social media, kwiga no gusoma ijambo ry'Imana byasimbuwe n'agasobanuye, ngo twabuze amafaranga yo kugura Bibiliya, kuki tutabura aya fone nziza Bibiliya zishaje, TikTok na gusinzira, ariko gusenga byo bidutera kurambirwa, amafilimi arebwa umunsi wose, nkumbuye bya bihe twicaraga tugasangira dusenga. Ndumiwe ntidukibona icumbi umwiho, ninduye isura undi maze akarara, ku myaka 12 utangira gushwana n'ababyeyi, kwaho kubura meka ntabura ibiryo, kandi nta mwanya dufite kuko wawuhariye fone nziza Bibiliya zishaje, TikTok na gusinzira, ariko gusenga byo bidutera kurambirwa, amafilimi arebwa umunsi wose. byaranuwe mu minsi y'imperuka, abantu bazabikunda ari banyamugendaho, isi irakangwa amakuru kuko si nk'iya kera, itabagamo kunegurana no kurangara. Fone nziza Bibiliya zishaje, TikTok na gusinzira, ariko gusenga byo bidutera kurambirwa, amafilimi arebwa umunsi wose, nkumbuye bya bihe twicaraga tugasangira dusenga, nkumbuye bya bihe twicaraga tugasangira dusenga. Yo